twongeye kubaha ikaze kuri TV ya North West Rwandan Field. Turabishimiye cyane kandi tunejejwe no kubana namwe. Wowe utarakora subscribe, tugushimiye ko ugiye kuyikora no kujya aho hasi aho haraka handitse subscribe ugakanda kugira ngo tujye tubana mu biganiro bya buri munsi. Nkuko mubona ndi kumwe n'umubyeyi wanjye hano, yagize uruhare rukomeye cyane kugira ngo uyu mwiherero ube watangiye kuri tariki ya 27 z'ukwa 12 kugeza ubu ngubu. Rero tugira ngo atubwire imyiteguro yawo ndetse n'ibyo abona. Ni umwiherero wari urimo abantu benshi cyane bageze mu gihumbi. Yarashinzweho coordination ya buri kimwe cyose, murumva namwe gutegurira abantu igihumbi, aho baryama, uko babaho, imibereho y'ubuzima bwa buri munsi. Ntabwo ari ibintu byoroshye. Agiye kutubwira ukuntu ese niyo tekinike muyobozi wakoresheje kugira ngo ibi bintu bibashe kugenda neza nk'ukuntu byagenze twayibonye. Murakoze. Nk'uko wari ubivuze koko uyu mwiherero wari witabiriwe n'abantu benshi, ariko nubwo ari benshi bari munsi yabo twari dutegereje ko haje abagera mu gihumbi nk'uko mubivuga, ariko twari dutegereje abagera mu 200. Ibanga rero ni ukwiyambaza ijuru, kuko ijuru nibyo mushobora byose, kandi tuzi ko umurimo tuba dukora atari uwacu, ariko nanone Imana irabaza ngo ufite iki ngo mpereho. Kugira ngo ibintu bigende neza bisaba ko abantu babitekerezaho bifite umwanya. Buriya mbabwije ukuri, inama ya mbere itegura umwiherero twayikoze kuri 29 z'ukwezi kwa 9. Urumva ko kugeza ubu hashize amezi arenga 3 turi mu myiteguro, tureba uzakora iki, ibi bizava he, bizagenda gute. Ndetse abazaza mu mwiherero nabo twabasabye gutangira kwiyandikisha kare, bakishura amafaranga, bakazaza bazanye borudero gusa. Ni ikintu abantu bari badasanzwe bamenyereye, bumva ngo iyo umuntu agiye mu mwiherero cyangwa umungana agenda atwaye amafaranga, ariko ibyo byose bituma igenamigambi rigenda nabi. Nubwo batabikoze uko twabyifuzaga, ariko nibura baragerageje, bituma tugira imibare duheraho, natwe dushiramo inyurabwenge, turavuga ubwo dufite aba yenda hazaba haraba, kandi bisa nkaho byahuriyemo. Niyo mpamvu ubona ibintu byose byagenze neza. Ibanga nuko byateguwe kare kandi bigasengerwa ku gihe. Imana rero burya iyo wemeye kuba igikoresho, Imana irabikora ukabyitirira. Murakoze cyane. Hari akantu nabonye muri gahunda nakunze ndetse cyane, aho nabonye mwateguye ahantu hari amazi meza, amazi yo kunywa. Ese kari akantu mwagatekereje gute? Kuko hari imyiherero myinshi usanga abantu bajyamo ugasanga abantu bishwe n'inyota, bishwe n'inzara, kandi mu by'ukuri bataye ingo zabo, basize byose baje mu mwiherero. Ese kari akantu mwagatekereje mute? Ko ari akantu abantu bose numva nagerageje kuganira nabo bishimiye cyane, kandi bifuza ko mwakavuga ukuntu mwagakoze kugira ngo n'abandi bakarebereho bazabashe kugakora mu yindi myiherero iri ahantu izabera ahantu hagiye hatandukanye. Mu by'ukuri iriya mashini yungura iriya mazi, reka nyita imashini, twarayitekereje kandi dusanga ari ngombwa, kubera ko amazi ni ubuzima. Ntabwo ushobora kubwira abantu bari basanzwe bamenyereye kunywa amazi meza nguze banywesha amazi adatetse, cyangwa se ntiwashobora no kuyateka. Ariko nyine niba tugeze no mu iterambere n'ikoranabuhanga tuba dukwiriye kurikoresha. Hari uburyo bwo kuyungurura amazi bukoresha icyo bita imirasire. Rero ubwo buryo burahari ku isoko, buragurwa. Yego no ku muntu ku giti ushobora gusanga kadahenze, kuko iriya mashini hamwe no kuyinstara n'ibikoresho ntabwo ushobora kurenza 300. Uramutse ubaze rero 300, tuvuge niba agacupa ka Nili k'inusu ya litiro kagura amafaranga 400, urumva uvuze ngo abantu urabahaye amazi 300, nta nubwo abantu bari hano wagura ngo hagire na kimwe cya kabiri kibona amazi. Ariko ku 300 gusa abantu babonye amazi yo kunywa meza, karahasigaye n'ahandi tuzakajyana, n'abanyeshuri bahangaha bazaguma bagakoresha. Ni uburyo rero abantu ntabwo bakwiriye kuguma mu bintu bisa nkaho bicuye igihe cyangwa se bishaje, bakwiriye kujyana n'igihe. Ibwirizabutumwa ryacu naryo rikajya mu buryo nakwita digital, ku buryo dukoresha amahirwe dufite. Ubwo rero ni amahirwe ashobora kuba tuzengurutse ariko abantu batazi. Urumva kuba wabonera abantu amazi yo kunywa ku 300, kandi mu by'ukuri bakamara iminsi 5 banywa, noneho bari burangize na cya gikoresho ntaho cyagiye kigifite agaciro. Urumva ni ibintu abantu bose wabashishikariza ko abantu 1000 ntabwo wabatekera amazi ngo uyabone. Nubwo wayateka ntibayabona igihe bayashakiye,
ariko kari akamashini buri wese yanywaga amazi isaha ku munota, ari ubyutse nijoro akanywa, ari uhagurutse mu materaniro akanywa, ari uvuye kurya akanywa, mbese yabaga hari igihe cyose. Numva rero uretse no mu myiherero n'abantu bafite ibigo bicumbikira abantu, ibigo binini, ni byiza ko kari akamashini bakagira. Yewe uretse no mu myiherero n'abantu bafite urugo, ingo zibaye ngari, burya urugo rurimo abantu barenze 10 bakoresha amafaranga 1500 wenda mu cyumweru kimwe, bari kurakura kari akamashini ugasanga amafaranga akaguze bari kuyagura amazi mu mwaka umwe, hanyuma indi myaka yose ukazaba usigaye mu nyungu, kandi amazi wizeye ko yatunganye neza. Bwana Muyobozi, rero turagira ngo mbere yuko dusoza tuhagize ibihe byiza byo kubana n'abayobozi bagiye batandukanye, abayobozi ku rwego rwa division, ku rwego rukuru rw'itorero ry'Abadiventiste, tugira abayobozi ku rwego rw'igihugu bakuru. Mu by'ukuri twigiyemo ibintu byinshi cyane. Rero turagira ngo ubwire buri muntu wese uri ahangaha, haba abadukurikiye kuri TV, ubabwira aba master guide, wabitubwiye ko mwari mutegereje abantu barenga 1500 ariko haje abantu bageze ku 1000. Ese n'iki washishikariza n'abataraje kugira ngo n'igihe cy'umwaka utaha cyangwa se ikindi gihe muzakenera aba master guide mu mwiherero ubwire muri make icyo bacitswe, ndetse nabashishikarize kuzaza mu mwiherero utaha? Urakoze. ngira ngo mu by'ukuri utaraje hano we yarahombye, ibyo bizwi n'uwahageze, uburyo nta muntu wahageze wigeze ashaka kuhava. N'uwagize impamvu zimucura yakoreshaga ibishoboka byose atitaye no ku matika arakoresha akagaruka kubw'ibyiza byari bihari. Ahantu hari umushikirano n'Imana, twabonye ibyigisho by'abayobozi nk'uko ubivuze, twabonye ibibwirizwa, abantu bararuhutse, abantu barasabanye, twaranezerewe. Nge numva ikindi gihe abantu bazumva umwiherero wateguwe nk'uku, mu by'ukuri bajye bawitabira, kuko ubwabyo kuba umuntu yabaho wumva ngo dufite abashefu guide bagera ku 1000, ushobora guhura na mugenzi wawe ntumumenye, nabyo ni ikindi kibazo. Numva rero bitewe n'uko ahantu nk'aha haza abayobozi mu rwego rw'itorero, abayobozi mu rwego rwa leta, kandi buri gihe uhuye n'umuyobozi buri gihe agira icyo agusigira. Ndabaha nk'urugero, niba nka meya yaraje adusigira ijambo ryitwa gutsinda ba Goliyati, kandi twasanze dufite ba Goliyati benshi badukikije, ariko nanone natwe twaba Dawidi za Goliyati tukazitsinda. Izo Goliyati niba harimo ubusinzi, iyo Goliyati wayiritura mu izina rya Yesu. Niba harimo ubujura, niba harimo bya bindi byose, yewe n'ibitatu bikikije abandi, kubwo gufashwa n'Imana twabiritura. Urumva ko rero utaraje byo yaracitswe, ariko namurarikira ko amahirwe aracyahari. Yenda ubu hari hashize igihe umwiherero nk'uyu utaba, ariko igihe umuntu azumva umwiherero akumva ingando, ajya amenya ko iyo gahunda yateguwe igasengerwa, burya Imana nayo iba yaje iri aho hantu. Kutahaboneka rero ni nko kunyagwa zigahera nk'uko babivuga mu Kinyarwanda. Muyobozi, turabashimiye kandi tubasaba ko twajya tugirana ibiganiro. Mu by'ukuri urubyiruko rw'Abadiventiste bakeneye nabo kumenya amateka. Ese jiya yaje ute? Ese itorero ryageze rite mu Rwanda? Hari n'abantu benshi baba bakeneye kumenya ayo makuru. Tubashimiye ko umunsi tuzabasaba ikiganiro kirambuye ko mubitwemereye. Bose ndahari by'itorero ry'Imana kubw'urubyiruko, nk'uko twemeye gukorera Imana binyuze mu kuyobora urubyiruko. Igihe cyose muzankenera nzaba mpari kugira ngo tubafashe. Murakoze cyane. Yes.